Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Nongeye kugusuhuza wowe aho uri hose mu mpande zose z'isi, abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari muri Aziya ndetse n'Uburayi. Mwese amahoro y'Imana n'abana namwe. Uyu munsi Imana ikuremeye umunsi w'ibyiringiro. Uyu munsi Imana ikuremeye umunsi w'amateka. Uyu munsi Imana ikuremeye umunsi mushya w'itangiro rishya ku buzima bwawe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi utari busige ubuzima bwawe nk'uko bwari buri. Ndagira ngo nkubwire yuko hari impinduka ugiye kwakira mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire yuko hari igitangaza cy'Imana ugiye kubona gikoreka mu buzima bwawe. Imana yacu irakomeye, Imana yacu iragukunda, Imana yacu ikwitayeho. Niyo mpamvu umunsi nk'uyu nguyu uri umwe mu bagiriwe amahirwe yo kuba bagiye kumvira ijambo, yo kuba bagiye kumva buno butumwa bwo muri iki gitondo. Haleluya, haleluya. Nitwa Nyirindekwe CHRISTIA, nkaba ndi umukristo mu itorero rya Living Word Church Kanombe. Imana ikaba yashimye yuko uyu munsi wa none inyuzamo ubutumwa bwayo ku buzima bwawe. Imana yashimye yuko ivugisha ubuzima bwawe biciye muri njyewe. Reka mbere yuko dusenga, mbere yuko twinjira mu ijambo, tubanze dusenge. Data wera wo mu ijuru, ndagushimiye. Uri Imana ishobora byose, ni wowe nyiribihe. Mwami Imana yanjye, umugambi wawe ni mugari kandi uragutse. Ijambo ryawe riratubwira ngo uzi ibyo wibwira kutugirira kandi si bibi ahubwo ni byiza. Kandi Mwami Imana yanjye, twagiye tubona ibihamya, twagiye tukubona ukora mu buzima bwacu, twagiye tubona Mwami Imana yanjye imigambi yawe ijya mu bikorwa ukagenderera ubuzima bwacu, twagiye tukubona utubohora. Nuko rero muri aka kanya Mwami Data wera, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami Imana yanjye umutima wose ugiye kumva rino jambo, Mwami Data wera ubashe kurikomeza, ubashe kuryumva uryumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zawe Mwami Data wera kugira ngo zigendere buri muntu wese iruhande rwose ariho rw'isi. Mwami Data wera abashe kugendererwa, abashe kumva kandi yumvire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko uri Imana igira neza, urakoze kuko ugiye kubana natwe, urakoze kuko ugiye kudukomeza, urakoze kuko ari abakobwa uhinduriye amateka, urakoze kuko ari abasore uhinduriye amateka, urakoze kuko ari umubyeyi uhinduriye amateka, urakoze kuko ari umugabo uhinduriye amateka, urakoze kuko ari umusaza n'umukecuru uhinduriye amateka. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami Imana yanjye, ndagushimiye. Haleluya, haleluya. Nukuri imirimo y'Imana irahambaye, imirimo y'Imana iratangaje mu buzima bwacu. Umunsi ku wundi iby'Imana igenda idukorera bigenda bidusubizamo imbaraga, bigenda bidusubizamo ibyiringiro, bigenda biduha gukomera. Oh haleluya. Ijambo ry'Uwiteka njya nkunda rivuga ngo abategereza abasore b'imigenda bazagenda baruke bacogore bananirwe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazakomera, Imana izabakomeza. Haleluya. Urahiriwe rero kuba uyu munsi Imana yaguhaye amahirwe nk'aya ngaya akomeye cyane mu buzima bwawe, ngo ubashe gutega amatwi icyo Imana ivugisha umutima wawe. Tugiye kwinjira mu ijambo. Intego cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo hari iby'Imana iduha ari bizima, ariko kwizera kwacu kukabyica. Hari ibintu Imana iduha ari bizima, ariko kwizera kwacu kukabyica. Hari amasezerano Imana, ubundi ukuboko kw'Imana, umugisha Imana itanga iwutanga wuzuye. Imana itanga umugisha wuzuye, Imana itanga umugisha wuzuye ubwuzuro bw'ubuzima mu bumana bwayo. Ariko twebwe abantu, hamwe rimwe na rimwe n'intege nke zacu, rimwe na rimwe n'ibitero bya Satani, kwizera guke kwacu kujya kwica kukangiza ya migisha Imana iduha, kukangiza ya masezerano Imana iduha. Imana itugirire neza, Imana iduhe kwizera, Imana iturinde kwica amasezerano yayo. Reka twinjire mu ijambo. Tugiye gusoma muri Yohana ibice 11 umurongo wa 39. Haranditse ngo
Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi. Haleluya. Yesu arababwira ngo nimukureho igitare. Ariko Mariya mwene wapfuye ngaramubwira databuja aranuka. Iyi ni inkuru ngira ngo benshi muzi. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro, inkuru ye turayizi, yarabaga mu gihugu cya Betaniya, yari musaza wa Mariya na Marita. Aba bakaba bari inshuti za Yesu zakadasohoka, bari mu bantu babaga hafi ya Yesu, bari mu bantu basobanukiwe gukora n'imirimo y'ibitangaza by'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko igihe kimwe Yesu yari yaravuye aho ngaho muri Yudaya Betaniya, arasohoka n'abigishwa be bajya kubwiriza mu kindi gice. Hanyuma mu gihe Yesu yari yaragiye, Lazaro aza gufatwa n'indwara ikomeye cyane. Lazaro ararwara bikomeye. Nuko Mariya na Marita batuma kuri Yesu, baravuga ati Lazaro ararwaye, musaza wacu ararwaye, musaza wacu ari mu bihe bikomeye, iyi ndwara arimo ishobora kumwica, iyi ndwara arimo ishobora kumuhitana. Mureke dutume kuri Yesu, nubwo adahari reka tumutume, ahari wenda hari ikintu yaza agakora, ahari wenda hari ubundi buzima bwaremeka kuri musaza wacu. Ibi natwe mu buzima busanzwe bijya bitubaho. Hari igihe duhura n'ibibazo, tugahura n'indwara, tugahura na Lazaro w'ubushomeri, tugahura na Lazaro w'ubugumba, tugahura na Lazaro w'uburwayi, tugahura na Lazaro w'ubukene, tugahura na Lazaro w'ubukode, tugahura na Lazaro w'intege nke, tukamubana igihe kirekire akarwara. Ariko kuko tuzi imirimo Yesu Kristo yakoze, tugatuma isengesho, tukamusenga, tukamutuma tugasenga. Nuko Lazaro batuma kuri Yesu. Intumwa batumye nayo yari izi kuvuga cyane. Nuko igeze imbere ya Yesu, irangije iravuga ngo databuja, ngo Lazaro aramubwira ngo kansomeho gato. Baramutumye imugezeho, nuko irangije iravuga ngo databuja ukunda ararwaye ameze nabi. Nuko iyo ntumwa Yesu arayibwira ngo genda ubwire Mariya, genda ubwire Marita, ubabwire ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, iyo ndwara Lazaro arwaye ntago ari yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha izina ry'Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Iyo ndwara arwaye ntago ari yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha izina ry'Imana no gutuma umwana wayo ahimbazwa. Rimwe na rimwe ubwo bushomeri ufite ntago ari ubwo kukwica, rimwe na rimwe ibyo bibazona ntago ari byo kukwica, rimwe na rimwe ubwo bugumba ufite ntago ari ubwo kukwica, ubwo burwayi ufite ntago ari ubwo kukwica. Ahubwo rimwe na rimwe Imana ibishaka kugaragaza gukomera kwayo, Imana ibishaka guhimbarisha izina ry'umwana wayo. Nuko intumwa zigera kuri Mariya na Marita zirababwira. Gusa ariko Lazaro kubera kuremba kwe, ba Mariya na Marita nabo ntago bigeze bagira kwizera guhambaye. Igihe cyarageze Lazaro arapfa. Igihe kijya kigera ukabona ibyawe byarapfuye, ukabona ikibazo kikubanye igihe kirekire, ukabona imyaka 2 irashize, ukabona imyaka 3 arashize, kandi warasenze, waragiye mu butayu, warahuye n'abahanuzi, Imana ikaguha amasezerano, Imana ikakubwira ngo ubushomeri bwukije, Imana ikakubwira ngo ndakwigishije, Imana ikakubwira ngo urakize, ubwo burwayi bwawe burakize, Imana ikakubwira ngo ubukode urimo burarangiye, Imana ikakubwira ngo ubusiribateri urimo burarangiye. Imyaka igashira, umwaka umwe ugashira, imyaka 10 igashira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwene data ongera kwizera, nubwo n'icyo gihe kigeze gutyo, nubwo nabisa nk'ibyapfuye, ariko ntago iyo ndwara urwaye, ntago icyo kibazo ufite, ntago ari cyo kukwica, ntago ari cyo kukurangiza, hoya ntago ari cyo kukurangiza, ahubwo nicyo kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Rimwe na rimwe ubugari bw'ikibazo ntago bushobora kuruta ubugari bw'Imana yacu. Imana yacu ni ngari kandi irahambaye. Nuko igihe kigeze Lazaro yapfuye,
abantu bose bari abaturanyi baho ngaho bari baraho baje kubaririra, bari kurira Lazaro ari kurira, bari kumurira amaze iminsi ine yapfuye. Nuko igihe kiza kugera Yesu agaruka aho ngaho yari agarutse. Ndagira mbibutse yuko hari hashize iminsi bashatse kwamutera amabuye n'abigishwa be. Yesu aho ngaho bamupingiye, aho ngaho bashatse kwerekana yuko imbaraga ze nta bushobozi zifite. Imana yari yemeye ko urupfu rwa Lazaro rubaho kugira ngo abantu bose bari baraho, bari barapinze gukora kw'Imana, babashe kubona imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zitandukanye n'iz'abantu, imbaraga z'Imana zitandukanye n'iby'abantu batekereza. Hari igihe ugera mu kigeragezo, hari igihe uba mu kibazo, abantu bakagufasha kurira, ukarira bakagufasha, oh haleluya. Nuko Mariya na Marita, abantu nabo ngo bari baje kubafasha kurira, abantu bari kurira ku kiriyo cy'ibyabo. Hari ibyawe bisa nk'ibyapfuye, abantu yewe ukubita hirya no hino, wakubita ku nshuti ikagufasha kurira, ikabona ibyawe byarapfuye, ikabona ubushomeri bwawe burarambiranye, yewe rimwe na rimwe nabo bakakurambirwa, yewe rimwe na rimwe bakavuga ngo ibi ni ibiki, ngiyo Mana usenga ibahe, ngiyo Mana usenga yarakuretse. Rimwe na rimwe bakubona yewe na ba nyir'inzu ukodesha bakagufata mu bundi buryo, mu kazi bakagufata mu bundi buryo. Rimwe na rimwe bakakubaza ngo Imana iri he, bakagufasha kurira, ukumva urihebye, ukumva urababaye, bakagufasha kurira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ijya yemera ko ibintu biba, ariko kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Nuko Yesu ahageze, Mariya na Marita bamusanganira n'amarira. Mariya na Marita bamusanganira n'amarira, baramubwira ati databuja, iyo uza kuba uri hano, ntago musaza wacu aba yapfuye, musaza wacu aba agihari. Hari igihe ugeraho ukumva ufite kwiganyira, ukumva kwizera kwabaye guke muri wowe, ukavuga ngo data ngiyawe ukora ngibi ntago biba byakabaye, ngiyaba uri mu ruhande rwanjye ntago ikibazo kiba cyangezeho. Oh haleluya. Ariko ndagira ngo usubizemo imbaraga. Nukuri inshuti mwene data, gira kwihangana, ugire kwizera, uzamure kwizera kwawe, ugukomeze, utumbire Imana. Imana ikubwiye ngo uzabaho, ubaho. Yesu yari yababwiye ngo iyo ndwara ntago ari yo kumwica. Iryo jambo ntago baryibukaga. Rimwe na rimwe tujya twibagirwa amasezerano Imana yaduhaye, rimwe na rimwe tugirira mu kibazo, tukageramo tukakiriramo, ariko tukibagirwa ijambo Imana yatubwiye. Ukareba ku bantu bakugose bari kukurirana nawe, ukareba ku magambo abantu bakugose bavuga, ariko ukibagirwa ijambo Imana yakubwiye, ukibagirwa isezerano Imana yakubwiye. Ariko ndagira nkubwire yuko Imana ntabwo ijya yivuguruza. Imana irinda